mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga ubwo rakoresha igifaransa naribi tujye kwakira umunyarwenya. Mesdames et messieurs, oya nagaruko twari twayipanze agomba guhera. Tugiye kwakira aha oui umusore garçon de mille chances muremure bro. uburebure babwita ngo iki? de la nawe rero uriyemera. ubwo ni opposé de moi. umva agasuzuguro kari mu gifaransa ngo tereze wati. tujya kwakira aha we bikorera kwakira no guseriva mu gifaransa. Okay, serveur. uwo ni uwakiriye. Okay, uwakirwa service. aha nongore. tujya kwakira Rumi. C'est vous servez Rumi. aha bro hano turi kumwe n'abantu badutera inkunga bro. Okay, ka tubishyire mu cyongereza. Okay, nta kibazo. tujye kwakira. We are about to introduce umunyarwenya, a comedian. Byacangacanze. Na. Reka twakira Rumi, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, give it up for Rumi. Yo, ladies and gentlemen, thank you very much. DJ. Mwiriwe neza. Tumaze iminsi mu bihe bitoroshye, essence yarazamutse. Gihe nanjye numva mfite ibibazo kandi ahantu muri na essence sibyo kubabeshya. Noneho mu Gatsata ibintu byose bagiye babizamura. Ibishyimbo byaguraga turuwasa hariho desa ya essence. Ibintu byose. Mu Gatsata no hantu hambere baravuze ngo narasaze ariko ntabwo waturuka nuruka ngo bure gusara. Ahantu nemereye ko mu Gatsata bashaka ko barahambye nk'umusazi noneho umudayimoni akaza nawe ari umusazi. Murabona abacuraguzi sibyo kubabekeje ubundi umuntu yafashe ku ngufu umucuraguzi. Urabizi abacuraguzi kuntu bacuragura bagira imigenzo. Araza akavuga ibigambo byinshi. Yari umudamu yajya gusoza akazamura igitenge agakoza ku rugi gutya. Yavuze ibigambo avuga ibigambo. Umutipe yarahagaze muri salo arimo kunywa icyuma yamubonye yamwihoreye. Ageze kuri ya stage yo kuzamura inguti yagize gutya. Uwo mucuraguzi afite inda y'amezi 4. Ntayibaza aho hantu. Hari ahantu hari ikigo kibamo abatekinisiye bagira amahane bya danje. No kuvuga ngo hazengurutswe na senyenge. Iyo ugiye kwibamo ushaka kugira amahirwe ukinjiramo kubw'amahirwe ukongera ukanasohoka. Iyo winjiyemo ukagira ibyago mu gusohoka izo senyenge zikagufata byanze bikunze urapfa. Umutipe ejo bundi yagiye kwibayo kubw'amahirwe arinjira agiye gusohoka ziramufata. Arareba asanga navuze induru baramwica ahita yiyamagarira polisi. Ngaro ngo ni kuri polisi ngo ni Emmanuel tugufasha iki? Ngo nagiye kwiba ahantu ngo none senyenge ziramfashe. Ni watabaje abantu bari aho hafi ngo yango bagufashe bahita bakwica. Nabasazi cyane. Ndagira ngo numire umujene witwa Lucky Baby hano kuri stage. Lucky Baby bya bintu byo kwakira nk'ibiki byose ntabwo bishoboka. Ubu ngiye kuguha amahirwe. Ndagira ngo namuhinde agaruke hano muhinde. Akoze. Umuntu arahamutse hari. Komera mu mwana. Nkomere. Sibyo byawe no gusuzanya nk'abaturage mu Gatsata no umuntu agomagara akakubwira ngo umuntu akakubwira uramamagara ngo uracyabaho. Babazi ko ushobora kuba warapfuye. Muhinde. Ugiye kwimagina urabona hamaze igihe muri iki gihugu turi muri icyitwa Samatua. Samatua ni iki? Country Samatua. Ya The Ben na Bruce Melody. Yego. Urareba ko ari abamizisiye babiri dufite bakomeye mu gihugu. The Ben na Bruce Melody. Wowe ugiye kwimagina sibyo? Ibaziye dusanga urabona umuziki The Ben afite. N'umuziki Bruce Melody afite. Ibaziye biba ngombwa ko iyo tuza gusanga abastari dufite muri iki gihugu bakomeye baririmba bya danje. Ari Jihad na Semuhungu. Nubwo biroroshye. Ntabwo biroroshye.
Oye ugiye kwimagina ko dufite abastari babiri bakomeye muri iki gihugu wari. ubwo uyu nguyu uyu ni Semungu wari Jihad. Oye uyara ahubwo uyere budukoresha interview. ari nde Semungu? ubwo Oya Semungu ngiye ndi bumube nta kibazo. ora Semungu Jihad akaba nde? Wowe uraba Jihad. Wapi ngewe Nta kibazo mani ibintu by'urwenya ntago nenda kugutisha. nangize ngo wowe urumva n'imico usanga ngo umuntu atinya. Urabona ejo buno interview bakoze ha? yego Cyangwa wowe wibere Semungu. Semungu. Wowe ba Jihad nta kibazo. Ngereka mbese. Umvane mwari kugendera ori Semungu uyu ni Jihad. Ni Jihad. Wako nawe gukomeza kubitsindagira cyane. Ako nawe kubera muri aka kanya. Muri aka kanya ntago muri aka kanya Semungu Jihad. urongeye bisubiramo. Nta kibazo no kwirega niyo identity tugiye gufata. Sawa. Semungu base kambaye matirida. Oya. Ndashaka ko biza muri character zabo. Sawa. sawa Semungu Jihad umva ugiye kubigenza. ubwo se The Ben na Bruce Melody Semungu ninde? Oya ubwo indirimbo za Bruce Melody ni za Semungu. ni za Semungu. Umusore uraza kubimusobanurira. Nshaka kubita ikinyafu. Reka mbe mbyitoza man. Nta kibazo ko. Wowe uraba Jihad. The Ben. The Jihad. Hari nushaka ubundi muntu se narangaze. Tube batatu. Urumva? Hako ijwi ryanjye risanzwe hanga. Noneho ariko bakuzanira iri kujya kudukoresha interview. Bigiye kumera nkaho tugiye gukora country summer. Country summer kandi. Wambwiye ko ari press conference. Ni press conference ariko igitaramo cyacu uri twe bahanzi. None imagine ko twavuye ni mageragere none. Ubu twaratashye. Ni twahanzi bakomeye. Ndinde? ori Semungu uyu ni Jihad. Oya muri aka kandi Jihad. Ntago turi bukeneye intebe se? Baduhereza n'intebe ariko si bari bicaye se The Ben na Bruce Melody. Bari bicaye nyine. Baduha intebe ebyiri. Ubundi tuganire. Wowe utuganirize. nta kibazo. Hako nawe ushaka guhindura character. Tuganiriza n'ubundi. Uri Totine. Uri Wenda reka dushaka undi muntu. Uri akarara umuvandimwe ubanza ngo ari Tinka. Uri Tinka nawe nyine kugira ngo bimerereze. Yewe intebe bayihoreye n'ubundi mba nicaye. Ariko n'ubundi umuntu waba hostinze yarahagaze. Ariko urabanza utwakire babanje kubakira. Utwakire Semungu arajya hariya. harya ngende Jihad. Uri Jihad. Ubwo ntago ducana uwaka. Ubwo mukuza ntago uri buze nka Jihad. Nanjye ubwo mukuza ntago uri buze nka Semungu. Uraza nkande kandi? Ntago uri buze nako nkanjye. Uraza nka Semungu. N'ubundi rega wabayeho ndi kubona utumenyetso. Nuko uhagarara. Nasabona magaze. Genda tubirenze amaso. Oya umva se hano ariko nasikereze hari cyangwa twese reka uhere kuri Jihad twese turi hari. Oya kandi badacuwaka mwana. Basi Jihad. Winyegera wabaye Jihad mwana wanjye. Wereka njye inyuma yawe nacyo. Ujye inyuma yanjye. Oya mwana ujye inyuma. Ntago mashyikirane. Tugiye gukora kuri nde? Kuri Jihad. Oya umva nyine. Nose ngendi Jihad The Ben. Nose The Ben ni urenze mana araza nyuma mana. Banze Eric Semungu. Ako watangiye no kuba mwiza mana. Muvandimwe umva jya ku ruhande. Nanjye numva nangiye kubyiyumva. Umva jya ku ruhande bro. Jya ku ruhande. Wowe ushakisha uburyo tutava hano twakundanye. Wowe byihutishe vuba ma. Tugiye guhera kuri Jihad. Nta kibazo Jihad reka baguhereho. Mera. Ako wagitinga nawe nk'umujihad. Nk'umujihad. Muceceke se mbakire kandi. Yega nasigira ngo baba bafite ibiganiro byinshi. Twihuse cyane tugiye kwakira umushu mukuru vugira ngo muponyonyo amashyi menshi cyane twakire umushu Jihad hano imbere. Abashu muponyonyo badita umva se ose kunsanze kuri stage man Rakibe na box wambaye bisi. Oya umbaze irimo yase ntabwo ibintu byose umuntu aza bivuga. Uzanye ibintu by'amaboxa kugukurura se. Reka ngoro man reka ngoro. Oya genda bakwakire boss. Utongera biraye bora man genda. Already nasoje usinyira Jihad. Oya garuka man yongera shakinge kugira ngo biryohe. Wako wagishimye cyane. Nta kibazo.
ambaza Arakibe muri seri na box wambaye man irimo ariko ndayambaye ngwino kugira ngo noge impamvu bisubirishemo wowe ndagaruka ariko ntunyegere nyakira vuba atankora hari Muponyonyo oya hasa kumuvandimwe ari kunyegera cyane mu nabare watangiye guhinduka biraye boro ukoze nibyo bituma numva ngushaka mari byo gushekinga kandi nabyaye birimo muri script ubwo kambi kuremo sawa tugiye kwakira umushu mukuru rero nagira ngo n'amashyi menshi cyane twakire Jihad muri studio zacu ko ntabwo mwangu mwishimiye kari akantu ko gushekinga kansubiremo rimwe sawa Arakibe mari Musa ntago nakongera oya biri seri ikibazo afite nuko na box wambaye ariko nabi nanye nkurikiza so yambaye ngwino byine turebe je ntago biraye boro nabishobora tugiye kwakira undi muhanzi wacu ukomeye cyane rero muri studio tuganire nawe amashyi menshi cyane twakire Semuhungu umbaze kuri adversaire nkamwobere mari bisanzwe nkamwobere nari hakuya mugwe nari ndabona utangiye guhinduka wombo twangirangiza utangiye kunseduiza manuko kubona ariko bicara wakirana nari nibagiye nari nicaye nka debeni kandi nabaye Jihad Arakibe ufite uburaya biri sereba oya si turi mu kazi ariko no kubona ibyicaro umuhungu ushaka kwicarira dukomeze ariko ubwo reka twese twicare gutya nta kibazo sawa kandi ko nabishobora twihuse cyane nagira ngo duhereye ku ruhande rwa Semuhungu nk'umuntu bimazemo igihe ibintu by'ubuhanzi ariko byose n'undi byahindutse reka nije muri no bora y'ubugema iragorana y'ubugema ya Semuhungu man iragorana bya danje Semuhungu urumva umeze gute muri kano kanya Hey komana ntago nagusuje kukuna mumu ikagusuza ase muri kutubwa man umbasha man wotangiye gushaka gobera man umuntu uri kudosa bese ntago agomba kudosinga man ndabona wahindutse no urimo urasanga Kristera wabaye ikizungereza serious nawe urumva unshaka oya munywa dukomeze munywa ntabwo turi kumwe na Semuhungu gusa rero ku rundi ruhande turi kumwe n'umuhanzi ukomeye cyane Jihad umeze ute meze neza meze neza muri abahanzi bakomeye hano mu Rwanda ndatekana mwese muraziranye Jihad ujya umva uvuge nge gusa nta muntu nkomeranye nawe ninjye bebe imageragere narakurungurutse bu thank you so much wamwita Lumiri wagaje man nakweshyira kijoga tigarukizanga my brother thank you agenda ushobora kuba wahindutse Imana ishimwe ko mugarukiye ahangaha Abakinga bongera inyanuka, abakinga bongera inyamuzinzi.